ibyo watsindiye niyo yaba ari inzu watsindiye uwayikunyanganyaga yari asanzwe ayituye kandi afite amaboko ariko kubera wahawe umuhesha aragenda akavuga ngo guhera none mu bubasha mpabwa n'itegeko igitabo cya kabiri cy'abami ibice 8 ku murongo wa 6 kugira ngo turusheho gucunguza umwete kuko umwami ari kumwe natwe. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 8 ku murongo wa 6. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 8 ku murongo wa 6. Nundi uzagushaka gusoma aze gusoma ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Luka ibice 8 ku murongo wa 40 aho turaza kuhavuga ariko reka dusoma ahangaha. Aravuze ngo umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amaho umutware w'umuhesha aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Namwe niko havuze. Nkunda kuvuga ambwira abantu ariko tunaganira. Namwe niko havuze. Musanze ariko havuze. Ndagira ngo aho hari umugore nawe ushyiremo izina ryawe. Nimbura umugore uvuga ati ndi umugore wamaze kuba umufasha. Numbura umugabo nawe ushyiremo izina ryawe. Reka tongere tuhasubiremo. Aravuze ngo umwami abibaza Sirasi arabimubwira. Umwami aherako amaho umutware w'umuhesha aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Yesu ashimwe. Abaje nyuma namaze kwivuga nitwa Ishimwe Sirasi, ndi umugabo w'abana 4 neranira mu itorero rya ADEPR paruwase n'isheri itorero ni Karembure. Imana ituhana umugisha. Ndashimira Imana abayobozi bantumiye, ndashimira Imana n'itorero nyine ryabigizemo uruhare, ndashimira n'Imana namwe yabazanye abigisha bigishije. Nshimira Imana n'abakozi b'Imana ndorahari imbere mwese n'uwatuyoboye n'abaririmbyi. Ineza y'Imana ibabeho mu izina rya Yesu. Abashyitsi bageze hano mwiyumvemo ikaze kwa data. Data yabazaniye ibiryoshye kandi bimara inyota. Twahereye kare tubyumva kandi Imana yakomeje kuduha. Haleluya. Amen. Iri jambo rero ni jambo dusomye turaryumva ariko Imana ivuze ibintu bikomeye. Ivuze ibintu bikomeye. Umwami abibaza uwo mugore cyangwa bibaza Sirasi. Sirasi arangije arabimubwira. Ahera kamaho umutware w'umuhesha aravuga ngo umugarurire ibye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu ukageza ubu ngo. Uwo mugore nuwuhe? Uwabimubazaga ninde? Ese uwabimubaje yamukoreye iki? Ese yabigenje ate? Ese bari bagiranye ikihe kiganiro? Nibyo tugiye kuganira. Imana yambwiye ibintu bikomeye nicaye hari. Irambwira ngo mbwire abantu uyu munsi baje gusenga uyu munsi kuwa mbere. Baje gusenga uyu munsi kuwa mbere muri iri terano ryo kuwa mbere muri iki cyumba cyo kuwa mbere ngo mbwire abagabo n'abasore n'abakobwa n'ababyeyi twese abantu baterane muri iri terano. Ijuru ryatangaje amakuru aturutse mu ijuru akomeye. Irambwira ngo mbabwire ariyo dusanzemo hari. Mbabwire ngo Imana itanze umuhesha ku muntu wese waje muri iri terano. Imana itanze umuhesha ku muntu wese waje muri iri terano. Urabyumvise ariko? Imana itanze umuhesha ku muntu wese waje muri iri terano. Ubundi mwisi aba bahesha b'inkiko. Nimubazi? Mwisi aba bahesha b'inkiko, umuhesha w'inkiko yageze uruhande rwawe. Kubera ibyo watsindiye abagiye kuguhesha ibyawe bashaka kukunyangana. Ibyo mvuze murabyumvise? Kubera ibyo watsindiye abagiye kuguhesha ibyawe bashaka kugira gute kukunyangana. Ariko kubera ko wabitsindiye kandi ukaba wabitsindiye uhagaze mu kuri ugahabwa umuhesha wo kujya kuguhesha ibyawe. Ibyo watsindiye niyo yaba ari inzu watsindiye uwayikunyanganyaga yari asanzwe ayituye kandi afite amaboko ariko kubera wahawe umuhesha
umuhesha aragenda akavuga ngo guhera none mu bubasha mpabwa n'itegeko, mu bubasha mpabwa n'itegeko. Sohora intebe zawe, sohora imyambaro yawe, sohora ibyo utunze muri iyi nzu, kuko uyu wayinyanganyije niwe nyiri iyi nzu. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, umbatiwe n'umukiza unkunda, Yesu ahora mfite. Haleluya. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, umbatiwe n'umukiza unkunda, Yesu ahora mfite. Nagira ngo mbatangarize, iyo twaje imbere y'umuhesha, umuhesha ni Kristo. Umuhesha ni Kristo. Uwo twaje imbere ashoboye byo, ni umunyembara ku manywa na nijoro, ntabwo ntatewe ubwoba n'ibi, iyakuremye irakuzi, witinya, Yesu ari kumwe na. Amen. Umuhesha ari kumwe nawe. Uyu ni umugore wigeze kugirana ubumwe n'umuhanuzi witwa Elisa. Arangije ngo bagirana ubumwe, barakundana, barabana. Uyu mugore agira ikibazo cy'umwana, ariko mu kubwo kubana n'umuntu w'Imana witwa Elisa, aramubwira ngo umwana wanjye yagize ikibazo. Elisa rero kuko yumvagamo imbaraga z'Imana, Elisa kuko yagendanaga nayo, aranyuma ngo umwana nubwo agaragara nk'uwapfuye, ariko ntiyapfuye kubw'ubutware bwitwa Kristo bushobora gukora muri uyu mwana kongera akabaho. Byagenze gute? Byari bitewe n'iki? Ngo uyu mugore abyumvise aramubwira ati rero ibyo umbwira ndabyumva koko, ibyo umbwira ari ukuri, ariko umwana yamaze gupfa, none ikintu nshaka ni kimwe, umwana wanjye nkeneye ko aba muzima, niba ushaka unkunda umugire muzima. Elisa aravuga ngo ntanjye nta bubasha mfite, ariko mpamagaye yishoboye byose yabinshoboza, narangiza Imana igakora ikigomba gukora. Ngo Elisa ajya kuri uyu mwana asenga amasengesho, ntabwo nitwa ntinda aho ngaho, ngo ariko ngo mu gusenga ngo uyu mwana aba muzima, ngo abande aba muzima. Akimara kuba muzima, uyu mugore ahita agirira icyizere Elisa, aravuga ngo kubera uyu mwana ubaye muzima, bitumye nkugirira icyizere n'Imana yawe wubaha usenga, bitumye nyigirira icyizere. Ngo bagirana ubumwe bukomeye cyane, ngo bagirana ubumwe bukomeye na Elisa. Ngo igihe kimwe ngo bicaye bari mu kuganira, bari mu kuvuga amakuru y'ijuru, ngo uyu mugore ngo yuzura umwuka wera, arafashwa, aramubwira ngo ariko wambwiye amateka y'ibihe bigiye kuzaza imbere aha ngaha nk'umuntu uvugana n'Imana. Elisa aramubwira ati humura, nanjye iyavuganye nanjye iracari kumwe nawe. Amubwira ibintu bikomeye, aramubwira ngo mu gihe kigiye kuzaza hazaba inzara, kandi iyi nzara izamara imyaka 7, ariko nagira ngo ngutangarize kubera ko wabaye umutoni ku Mana, hari ubuzima Imana igiye kukubwira abandi batazi. Aramubwira ati ubwo buzima ni ubu ese ko nanjye nkeneye kubwumva. Elisa aramubwira ngo ugomba kugenda ugahunga imyaka 7 ukajya mu gihugu cy'Abafilistiya, aho ngaho uwamara imyaka 7 warangiza ukagaruka. Mu kugaruka kwawe inzara izabishize mu myaka 7. Ni mu nyumvire ukuntu Imana ikora. Imana igiturindira mu minsi 7 cyangwa imyaka 7, ubwuzure bw'Imana ikaba ari itangira gukora imirimo n'ibitangaza, kandi igenda ibikora gake. Iby'Imana bigira igihe bizira, nta muntu bizana ku ngufu. Iyo Imana ikoze ikora ku manywa na nijoro, kandi ikabikora ne. Uyu mugore arahunga, ngo aragenda, amaze kugenda ngo ajya muri icyo gihugu. Mu gihugu inzara ngiratera, ntabwo niga mvugamo ibintu byinshi, ngo ariko ngo mu gutera yari yizeye yuko yavuganye nawe igihe inzara izagira igashira akongera akagaruka. Reka nihute. Ngo arangije, ari ikintu cyantangaje gikomeye, ngo arangije ngo imyaka 7 irarangira. Ngo ariko mu kurangira ngo harimo abantu bari barigabije ibintu bize,
ngo barigabije amazu ye, barigabije ubutunzi bwe, ibintu byose barabyicayemo, abantu barahinze imirima ye. Umwaka wa mbere barahinga barasarura, uwa kabiri barahinga barasarura, uwa gatatu amazu ye barayakodesha batwara ibye, uwa kane bamunyaga ibye, bagenda bakora ibintu. Mu myaka 7 yose bari baradamaraye bazi ko nyirabyo atazagaruka, ariko kubera ko yari yaramuhaye ubuzima, yari yaramuhaye ubuzima, yari igikomeje kumukontorera mu gihugu cya Filisitiya, ikabangwa nubwo wagiye aho ngaho, aribyo naguhungije nzongera nkugarure iwawe no mu gihugu cyawe. Nagira ngo utangarize Satani nubwo hari iby'agaciro yakunyaze, ariko ntuhagarike umutima, uwo waje imbere ashoboye byose. Uyu munsi arashaka kongera kuguha iby'agaciro, arashaka kongera kuguha iby'agaciro. Mwuka wera ngwino tubane, Mwuka wera ngwino, Mwuka wera, Mwuka wera ngwino tubane, Mwuka Yesu ashime. Nguyu mugore ng'igihe kiragera, ng'imyaka 7 igeze, nta kindi cyabaye, ngo arangije arahunguka. Mu guhunguka ariko ngo kubera ko inzara yari yamaze gutera mu gihugu, arangije ngo mu gihugu umwami wayoboraga igihugu arabanga munshakira umuntu, waba uziranye n'umuhanuzi witwa Elisa, mumushake mumunzanire hano, mubaza amakuru. Umwami baramubwira ati tugiye kumushaka, ngo bamusanga, barareba umuntu, basanga umuntu witwa Gehazi, basanga Gehazi ngo barabanye, Gehazi ngo ari umugaragu we. Aravuga ati ibyo byose uko bimeze gutyo mumunzanire, ngo baramuzanira, aramwicaza. Wakimara kumwicaza aramubaza ngo nagira nkubaze, ubundi umuntu witwa Elisa kubyinzara wabuze hari icyo yabivuzeho? Ubundi umuntu witwa Elisa yaba yaravuze iki muri iki gihugu ibiri mu kubera? Ngo igihe ari mu kubivuga, Gehazi arabatereka mbigutekereze neza. Hari umugore wari inshuti na Elisa, yigeze kumuzurira umwana, ariko ngo bakomeza kugirana ubushuti. Ngo ubushuti bagiranye, ngo ahita amubwira ngo mu gihugu hazaba inzara y'imyaka 7. Ubwo hazaba inzara y'imyaka 7, yamubwiye ngo azahungire mu gihugu cya Filisitiya. Imyaka 7 nirangira azabone kugaruka. Naho mu gihe Gehazi yari ari mu kubivuga, Yesu ashimwe, ngo mu gihe Gehazi yari ari mu kubibwira umwana, umugore ngo nawe yatahutse, ngo yarakimara kugera mu bye, ngo agera mu basambuye, agera mu butunzi Imana yamuhaye. Ngo ahageze, ngo yitegereje, asanga harimo abatipe bashinzwe bahagaze, ngo ati nubwo ari ibisawa, witonde igihe twari tumaze tubirimo, bisari ibyacu n'utuzana imikino. Nubwo wakijijwe igihe kinini, natwe twohereje imbaraga, ariko nubwo wakijijwe igihe kinini, tukohereje imbaraga za Satani zitwambura imbaraga, zigutera gukizwa. Ariko ndagira ngo batangarize mwebwe mwaje muri amasengesho, ndagira ngo batangarize mwebwe mwaje muri amasengesho, kuba waje gusenga Imana ishoboye byose, kuba waje gusenga Yesu ukora, kuba waje gusenga Yesu urema, kuba waje gusenga Yesu kwitaho, ubwo afite umugambi wo kukugeza mu gihugu yagusezeranyije. Ntabwo azemera kugwa mu nzira, nubwo Satani afite umugambi wo kugwa mu nzira, ariko ntabwo ijuru riwufite. Niyo mpamvu ribuze ngo abanye n'abazi n'abashyizeho ikimenyetso. Abaririmbyi Imana irabazi, yabashyizeho ikimenyetso. Abahanuzi bahanura mu kuri no mu mwuka, Imana irabazi. Abakristo bayizera, Imana irabazi, ntabwo yabatesha agaciro. Niyo mpamvu ubwayo ni inyembaraga kandi iriyemera, ni Imana yiyemera, kandi kuntu n'umuntu yemera. Iyo uyemeye ihita ikweme, yarangiza ikagukome, ikakuri, ibiguhiga bigacece. Dushimiye tuzanye hano uyu mu ni inyembara
amanywa na nijoro. Umugore w'igihazi yarimo kuganira n'umwana. Umugore avuga ati nubwo ibintu byanjye babyicayemo ntabwo nirirwa ntinda ahangaha, iki gihugu kigira umwami. Imana ihimbazwe. Uwo twicaye imbere cyangwa uwo dukorera ni umwami ushoboye byose, ni umwami w'ibihe, ni umwami utegeka, ni umwami utikanga, ntakurwaho n'amatora, nta cyamukuraho. Iyo avuze n'iyo ategetse byose biragendana. Abantu be rero nk'uko umuyobozi yari yabivuze, abantu bajya baheka ku mugongo barangiza ibibahiga bitababura kubera ko ibahetse ku mugongo, ibibarwanya bitababura kubera ko ibahetse ku mugongo, ibibarwanya tekoza aragire wose ayakita. Nimo ndabona kumva bareretse n'ukuri none bindi bikina muri iri teraniro. Mbonyemo abamarayika bari mu kugenda bazenguruka muri iri teraniro. Mbonye bari mu kugenda batera abantu inshinge. Ndabwirwa ngo ijuru ryateranye ku bwanyu, ijuru ryateranye ku bwanyu kugira ngo ribagirire neza uyu munsi ku wa mbere. Ijuru ryateranye ku bwawe wa mumama we, ijuru ryateranye ku bwawe wa musore we, ijuru ryateranye ku bwawe wa mukobwa we, ijuru ryateranye ku bwawe wa mubyeyi we. Dushimiye Imana, ijuru ryateranye yamenye ko n'uyu munsi ku wa mbere twateranye, yamenye ko twateranye sheje n'ikuzimu babimenye, na dayimoni yabimenye, n'ibiduhiga byabimenye. Imana twicaye imbere ni inyemara. Yesu ashimwe. Amen. Hari ibintu tuba turi gukorera bikaze hano muri iri teraniro. Haba harimo ibintu bikaze, haba harimo ibintu bikaze Imana yagiye irema, harimo ibintu bikaze Imana iba yaragiye yigizayo, harimo ibintu bikaze Imana iba yaragiye ishinga ibera ry'ubutsinzi, harimo ibintu bikaze Imana iba yarakwimanya ibigo yiga bihari, harimo ibintu bikaze, harimo ibintu bikaze. Ngo Gihazi akiri mu kubiganirira uyu mwana, umugore we ati nshingiye yuko mu gihugu hari umwana. Ntabwo igihugu kiyoborwa n'umuntu wa sekeseke nzi yuko ari umwana, kandi uyu mwami ndamutse ngiye kumureba ibyo byose hari icyo yambwira. Uyu mugore ngo ahita agenda agera ku mwami, muvuge ngo amen. Ngo akigera ku mwami, ngo Gihazi arakigana n'umwami. Gihazi aravuga ati nta bindi nongera kuvuga kuko wa mugore nakubwiraga dore nguyu ariyiziye none ubwaje. Navuga iki ibyinshi kari ubizi, ibyo yaganiraga n'umwami na Elisa ko abizi, nakwibwirira ngewe nigende. Dushimiye Imana yakuzanye, waje kubwira umwami ibisabo, nta muntu uza. Dushimiye Imana ko yakuzanye, ni wowe waje kubwira umwami ibisabo, kandi ibyo waje kumubwira atanze itangazo rivuga ngo ntaguvira amaho, aguhaye umuhesha ntaguvira amaho. Umva niswe ntaguvira amaho kuko waje kwirebera umwami. Yesu we, nta muntu uza kuguhangika, nta muntu uza kukubeshya kuko waje kureba umwami. Niyo mpamvu wicaye aha, wicaye aho ubimutekerereza, wicaye umubwira amakuru y'ibyakubayeho. Niyo mpamvu rero umwami atanga itangazo rivuga ngo agiye kuguha umuhesha wo kugira ngo aze kubara bya bindi byawe, bya bindi byawe byose 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 byose. Yesu 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 enora sharami edo bika nazo era birikwi eno. Imana ubitwere mwe ngo umuntu aje muri aya materaniro waka ikirere ikirere turimo ijuru ryamaze kugikorera isuku, ryamaze kugikorera isuku kugira ngo buri muntu wese wageze aha ngaha abibwire umwami yaje imbere kugira ngo aza kumuha umuhesha ibye. Hari umuntu w'Imana witwa Badiya, ngo yabanaga n'umugore we ngo bari barabyaye abana babiri, ariko ngo yari umuntu w'Imana. Uyu Badiya ngo yari umuntu w'Imana. Ngo igihe kigeze Badiya, hari ikintu cyantangaje, ngo igihe kigeze ngo
ngo ibwami aho yabaga ngo umwami afata itegeko yo kuvuga ngo abantu bose basenga Imana cyangwa abantu bubaha Imana bose bagomba gupfa. Ariko ngo uwitwa Obadiya aho yabaga aravuga ngo nubwo hatanzwe itegeko ko abantu bagomba gupfa, Imana nizeye, Imana niringiye, Imana nkorera uko byagenda kose. Dushimiye Imana uko byagenda kose. Imana ifite icyo yakora gishyashya. Dushimiye Imana uko byagenda kose. Imana ifite icyo yakora gishya. Aravuga ngo byanze bikunze nubwo iri tegeko ryabonetse, ariko ngewe mu mafaranga mfite, mu bubasha mfite, nunguma nkaguma hano ibwami bakaramuka bamvumbuye nanjye ubwanjye bazanyica. Aravuga ngo ngiye kumanuka ndebe ko hari bene wacu baba bihishe. Birivuze ngo iki? Aravuga ngo niyo nabona babiri, niyo nabona bangahe? Babiri. Aravuga ngo niyo nabona babiri. Ntabwo yabonye babiri gusa, yabonye 100. ngo mu kubona 100 aravuga ngo abantu b'Imana 100 mbonye. Reka ntabwo dupfira gushira. Abantu b'Imana turacyari uko byagenda kose. Abantu b'Imana turacyari. Abantu bahanura ibinyoma, abantu b'Imana turacyariho. Abantu basambana, abantu b'Imana turacyariho. Abantu bakwanga abantu, abantu b'Imana turacyariho. Abantu bagambanirana, abantu b'Imana turacyariho. Abantu bagutesha agaciro, abantu b'Imana turacyariho. Abaririmbyi byabananira, abandi baririmbyi bazaboneka. Abahanuzi byabananira, abandi bahanuzi bazaboneka. Abakozi b'Imana babura, abandi b'Imana bazaboneka. Abadiyakoni bayikorera nabi, iyo babura Imana izazana abandi. Abashumba babura, Imana yazana abandi, kuko niyo nyiri murimo. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe, batangariza ibintu bikomeye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe, nyir'ibihe biri hejuru. Uwo ni we ubitegeka, uwo ni we ubigenga, uwo ni we ubiyobora, uwo ni we wakwimanye, uwo ni we waguhagazeho, uwo ni we wakurwaniriye, uwo ni we wagukubiye aho utari gukundwa. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Urusengero waje imbere y'Imana, komera Imana amashyi. N'Imana ibirebe ko waje imbere yayo, yikomera amashyi, yikomera amashyi. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Tika tewaza shelorema biriki edo hakoka. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye. Ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye. Imbaraga ziturinda ziri uruhande rwacu. Imbaraga ziturinda ziri uruhande rwacu. Iminsi yashize reka mbabwire, ntabwo umuruho ukuraho umugisha. Umuruho ntabwo ukuraho umugisha. Hari imiruho banyogosenge bagiye bakwaturiraho, n'abandi batagukunda bagiye bakwaturiraho. Ariko Mana, kuba waramaze kubicyare mwigisha muri Kristo Yesu, kuba waramaze kubicyare mwigisha muri Kristo, uri umwana w'Imana. Bisobanuye ngo umuruho Imana iwuhinduramo umugisha. Aho bavuze ngo pfa, Imana ihinduramo kubaho. Aho bavuze ngo ntuzuzura umwuka we, ugomba kuzura umwuka wera byanze bikunze. Tugiye gusenga afashijwe. Mbonye abamarayika muri iri teraniro. Mumbabare ngenda umuhanuzi, ubundi n'umudivantiste w'umunsi wa 7. Nahi n'umujiye. Ntabwo nemeraga abahanuzi. Heri nzana inshiye agatoki kwa ngo nyikorere neza. Nta mikino mfitanye n'abakorera shitani. Ngewe ntayo. Ubwo rero tushimiye Imana yatuzanye aha ngaha. Abakorera shitani Imana igomba kubahindura bakaba bashya muri Kristo Yesu. Ariko mbonye marayika afite ga. Mbonye abamarayika benshi mo hano bafite amaga.
mbona barimo kugenda bahera ku birenge kugeza ku mutwe bagenda bahanagura abantu. Ndabwirwa ngo isi yari yaratwanduje, isi yari yaratwanduje, ariko Imana iduhinduye bashya kugira ngo tugere hariya hanze turi bashyashya dufite izindi mbaraga. Isi yari yarakwanduje mama, nawe ubyitegereje. Wa mugabo nawe isi yari yarakwanduje, ariko kubera waje gushaka umwami ukamutekerereza ibyo ibibazo wahuye nabyo, ijuru rikoherereje inkunga yitwa uburinzi bw'igihe kirekire. Ntabwo ugomba gupfira mu nzira, kuko uwo waje kureba yifitemo ububasha. Ubwo ariyemera, kandi ubwo yiyemera abamukurikiye abajya imbere, kavuga ngo akajya imbere, kavuga ngo hataringaniye we niwe ujya uharinganiza. Bagatongera agakuraho titambuka, bakavuga ngo ntabwo uzajya akabati byara, babati ntabwo uzahe ugaheka. Ariko dushimiye Imana ubwayo yatuzanye. Ngo uyu mugore rata mbababwire, ngo uyu mugore ngo yicarana n'umwami, ngo yicarana n'iki, ngo akimara kwicara n'umwami, ngo atangira kubiganiriza umwami, ngo agitangira kubimuganiriza umwami ngo arabyumva. Ngo umwami agira gute? Arabyumva. Nababwiye Obadiya ngo abantu b'Imana ngo abashyira mu buvumo 50, mu buvumo abandi mu buvumo 50. Akora ku ikofi ye, ngo akora ku ikofi ye, ngo agenda bagaburira, ngo agenda agaburira uwa mbere, agenda bagaburira, ngo amafaranga agira haramushirana. Ngo agira gute? Haramushirana. Ariko yari umuntu w'iki? W'Imana. Ngo ahera ku itariki ya mbere agenda yikopesha aho yagiye agura. Aravuga ngo mwibuke ko nabaguriye, ariko nubwo nta mafaranga mfite nikopesha kugira ngo njye kugabura abantu b'Imana. Ngo baravuga ati natwe dushingiye ko watuguriye neza. Nimuvuge ngo amen. Dushingiye hano abantu batiyandikisha mu ikayi yaho batuye ni bakeya, ku mabutike ni bakeya, abatiyandikisha mu ikayi ni bakeya. Ngo arangije ikintu cyantangaje, ngo arangije barabati tuzajya tukwandika. Ngo arabagaburira, ngo igihe kigeze reka nihute, Elisa Obadiya barapfuye. Akimara gupfa apfa asize abana babiri, abasigiye umugore. Ngo barangije ikintu cyantangaje, abicuza bazana ikayi, baramubwira ati nubwo umugabo wawe yamaze gupfa twamushyizeho umusaraba n'itaka, ariko turajya ngo wa mugore twishyura amafaranga umugabo y'ibyo yafashe. Umugore aravuga ati ntabwo nzi ibyo yafashe. Baramubwira ati yafashe kawunga, afata n'umuceri, ibyo byose yagiye abifata. Aravuga ati ntabwo byigeze bigera. Baramubwira ati wa murokore ureke kwijijisha, warabiriye urangije muri jijisha, none kuki urimo kuzana amakabya nko. Umugore aravuga ati ntabwo nababeshye. Baramubwira ati guhera none aba bana bawe baduhe, noneho bagende badukorere, bazajya gukora bamaze kwishyura ideni. Umugore aravuga ati nshingiye ko nababyaye Imana yavuze, nshingiye ko nababyaye Imana yavuze, ntabwo mwabankura mu biganza. Mama nshuti yanjye, ushingiye ko wizeye Imana ishoboye byose, ushingiye yuko wayiringiye, ushingiye ko watindanye nayo, ibyari kugukura mu gakiza byari bihari, ariko ushingiye yuko wabirenze. N'ubu ngubu uhagaze ku isezerano rivuga ngo hagaze mu kwizera muri Kristo Yesu. Aravuga ngo nshingiye ko nababyaye Imana yavuze, ntabwo nababa. Bibiri ivuze ngo iravuze ngo bamurusha amaboko, nabonye bamurushije amaboko. Aravuga ati byibuza muzane igitabo nsinye, aho yenda nzabishyurira amafaranga nzayabaye. Ngo bamuzanira igitabo, ngo barandika ku itariki ni atugomba kutwishyura. Naho uko bandikaga ijuru ryarareba, ibyo bamubwiraga ijuru ryarareba. Dushimiye ko umuhesha ari uruhande rwacu, ahora amenya buri kimwe cyose, amenya ikiguteye ubwoba, amenya icyaguhagaritse umutima. Umuhesha ajya abimenya. Ngo baramubwira ati sinya, arangiye ngo arasinya. Ngo mu gusinya uyu mugore w'Obadiya, ngo mwuka wera muzaho. Vuga ngo mwuka wera muzaho. Ngo akimara kumuza, turagushimiye ko uri umutabazi. Bega Imana. Ngo mwuka wera akimara kumuzaho, ngo uhita umubwira ati wigira ubwoba, ahubwo hita wirukanka ujye kureba umuhanuzi umuntu w'Imana witwa Elisa. Nyaruka vuba. Ngo agiye kureba umuhanuzi w'Imana. Elisa ni wa wundi wazuriye wa mugore twasomye umwana, niba namubwiye yuko azaba inzara y'imyaka 7,
ariko nishira akazongera akagira gute akagaruka ngo akigerayo. Nimuvuge ngo amen. Abantu b'Imana baracyahari ngo akigerayo aramubwira ati mubaze umugabo wanjye uramuzi Badiya, nawe mwaragendanye, none ko yapfuye abishyuza bakabaje kwishyuza, none ndabigenza gute? Elisa nk'umuhanuzi ukuzubana n'Imana udakora ibizahadi ugendana nawe ku manywa na nijoro ma Yesu we aramubwira ngo nshingiye ku by'umubwiye, nshingiye ku bw'umugabo wawe yakoreye Imana, umva uko Imana ivuze. Nimubwenge amen. Aramubwira ngo umva uko ivuze. Ativuze ngo iki? Aramubwira ngo mu rugo ufite iki? Aramubwira ngo mfite iki? Utuvuta. Aramubwira ngo utwo tuvuta ufite hita ugenda ugere mu rugo, ugende mu baturanyi, ugende utire. Himbazwa Yesu. Ugende utire. Yongezaho mbwira abarokore mu midugudu mutuyemo, mu bantu mubana nabo, mugomba kubana nabo neza kugira ngo mutazaburaho muti. Arangije ngo aragenda yiruka ngo agera mu baturanyi aratira, ariko hari ijambo yari yabwiwe avuga ngo ukimara gutira ugatira byinshi ukinjira mu nzu ntukingura ahubwo ukinge. Ugira gute? Ukinge. ngo aratira bajya mu nzu n'abana ngo basuka ya mavuta bamaze gukinga. Hari ikintu cyantangaje gikomeye ngo uyu mubyeyi ngo arasuka amavuta abonye abayemeje, abaza umwana ngo nta kindi gisigaye. Umwana aramubwira ngo birashize, n'amavuta yitakama. Ariko ngo yibuka yuko ngo agomba kujya kubaza umuhanuzi wamubwiye icyo agomba gukora. Ngo akiva aho ngaho aravuga ngo ntago nasiga hakinguye kuko n'ubundi twayasutse hakinze, ariko noneho ndamutse masi zakimwe nkajyana n'umwana hashobora kuza Satani akayatwiba. Ahubwo arakambwira uyu mwana Imana yamaye mubwire ngo acunga aya mavu. Aramubwira ngo cunga ayo mavuta nanjye ndaje. Nimuvuge ngo amen. Iyo ngeze aha ngaha mbwira abarokore ngo mucunga agakiza mwamaze guhabwa, kuko Satani arashaka kukabambura, ariko kuko mwishingikirije ku mugabo witwa Kristo ari we muhesha w'ubuzima bwawe ntacyo uzaba, kuko wamwiringiye agukomereje hagati y'ibikwica. Kuko wamwiringiye agukomereje hagati y'ibishaka kukwica. Niyo mpamvu ibikwica biba byinshi ariko ikakurengera iri muri byo, kubera yuko ubwayo yiguhishe, iguhisha hatagaragarira abisi, ikaguhisha mu bwiru bwayo. Ubu bwiru bwayo bararoga bakabura izina ryawe, kubera ko uri muri yo, ugendera muri yo, uryamira muri yo, urira muri yo. Niyo ugenda wumva ugenda uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda n'iki? Ndamahoro. Niyo mpamvu baroga bagasanga bibeshye, bagasanga izina baroza siryo. Naho kubera ko utuye muri Yesu, ugendera muri Yesu, ukorera muri Yesu, bagakora ubufindo bwabo kuko uwo twiringiye ashoboye iki? Nayo ngutangarize ngo wikuka umutima. Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Pawulo yagendaga ati mugende mubansuhurize, mubabwire amahoro ya Yesu. Ati mugire amahoro ya Yesu. Agenda avuga ati munsubize peace n'abandi bose, mugende mubansuhurize ubwo mugire amahoro ya Yesu. Yesu ari mu kazi. Nguyu mugore ahita agenda. Elisa amubwira ikintu gikomeye, aramubwira ati itusubira mu rugo ugenda ugurisha aya mavuta, numara kuyagurisha wishyura imyenda. Uriya mugabo uhagurutse, reka mpita nkubwira ibyawe utari wowe uhagurutse nawe aragiye. Neza wajya mu muhanda uhagarara aho ngaho, umukozi w'Imana. Imana ikurinze. Arangije ngo aragenda aragurisha arishyura, ngaragurisha arishyura. Akimara kwishyura ideni, tugiye gusenga, akimara kwishyura ideni hari ikintu cyantangaje gikomeye. Ngo akimara kwishyura agubwa neza we n'umuryango we n'abana. Ariko ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye, ntabwo tuzaruhira ubusa. Haleluya. Ntabwo baririmbye, ntabwo muzaruhira ubusa. Badiyakoni yemwe torero ry'Imana, ntabwo muzaruhira ubusa, kuko Imana mwicaye imbere. Bantu b'Imana, Imana mwicaye imbere ntabwo yakwemera ko muruhira ubusa, kandi ntabwo muzabyara abana
bo kubona amakuba. Hoya ntabwo muzabyara abana bo kubona amakuba, kuko abana baturutse ku banyamugisha n'abahawe umugisha n'Uwiteka. Dushimiye yuko tutazaruhira ubusa. Imana twizeye ni Imana ishoboye iki byo. Ngo uyu mugore abibwira umwami aramubwira ngo guhera nona reka nkubwire ikintu ukore. Ndabibona ndabyumvise ibyo umbwira, ibyawe warabinyazwe. Guhera nona ngiye kuguha umuhesha, ngamuhesha. Bibiliya yavuze ngo umuhesha w'umutware aravanga ugenda umugarurira ibye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu ngo. Umva itangazo rero biturutse mu ijuru. Uhereye ku munsi wanyagiwe ibyawe, uhereye ku munsi wanyagiwe ibihe byawe, uhereye ku munsi wumvaga wuzura umwuka wera bikaba byara shitani akaba yarakunyaze, uhereye ku munsi waririmbaga ukumva birimo none bikaba byara, uhereye ku munsi iwawe mu rugo byica, ijuru riratangaje ngo riguhaye umuhesha, riguhaye umuhesha, riguhaye iki umuhesha. Kandi uyu muhesha umva ikintu kintaga, uyu muhesha agiye kubara ahereye mu kwezi kwa mbere wanyagiwe, ahereye mu kwezi kwa mbere wanyagiwe ibyaha, ahereye mu kwezi kwa mbere, ukwa mbere akagukubane n'amezi 12 bikavamo umwaka, agahongera agakomeza umwaka wa mbere agiye kubara, uwa kabiri agiye kubara, uwa gatatu agiye kubara, uwa kane agiye kubara, uwa gatanu agiye kubara, uwa gatandatu agiye kubara, uwa karindwi agiye kubara, agusubiza ibyawe wari waranyazwe. Shitani yakunyaza ubutunzi bw'agaciro muri wowe, ariko ijuru riratangaje ngo riguhaye umuhesha wo kugusubiza imbaraga. Shitani yaragutwaye iby'ubutunzi ashaka kukwinjiza mu byaha, ariko ijuru ryabibonye riguhaye umuhesha wo kugukomeza, wo kukurinda ibyaha, riguhaye umuhesha wo kukwima ibikwica, riguhaye umuhesha wo kukugarurira ibyawe. Akiruye reka mbwira ikindi gikomeye. Umva uyu muhesha yageze ku mukuru wari uyoboye sinagogi witwa Yayiro. Yesu ashimwe. Amen. Ushimwe Yesu. Amina. Oui. Ushimwe. Ngo ageze kuri Yayiro, ngo Yayiro ubwo yarazaga amusanze. Ubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 8:40 ngo Yesu akigaruka, Yayiro ngo araza amwikubita imbere, aramubwira ngo nkeneye yuko waza tukajyana mu rugo ukajya kunzurira umwana. Umva umuhesha ari we Kristo. Ngo aramubwira ngo hari abandi mu guha serivisi. Rega impamvu utari wabona ibyawe, Yesu yarari mu gutanga serivisi. None uyu munsi ageze kuri wowe, ariko none uyu munsi ageze kuri wowe, none uyu munsi ngo arangiza ajyana na Yayiro, ngo bajyana mu rugo. Hari ikintu cyantangaje, ngo bageze mu rugo ngo bahasanga abaniga bazikurira, abantu bazikurira baravuga ati uyu mwana wa Yayiro niba musore fa tujya kumushyingura, niba gireva tujya kumushyingura. Ahasanga abantu bafashe amacanga bashyira ku maso bariririsha. Arangije aravuga, ahageze Yesu aravuga ngo nubwo bari mu kurira bagaragaza ko bababaye, ariko narebye mu mitima yabo nsanga nta mubabaro bafite, ahubwo barifuriza Yayiro bibi. None guhera none ntabwo ninjirana nabo mu nzu, ndijana Petero na Yohana na Yakobo na nyina w'umwana na se w'umwana, ngo barinjira. Abandi arababwira ngo musigare ngo arinjira. Reka mbabwire ikintu gikomeye, ngo arinjira, ngo akimara kwinjira aragenda azura uyu mwana. Nayo ngo itangazo muri amasengesho. Umva uko ijuru ritangaza, riravuze ngo umuhesha agiye kujyana nawe wawe mu rugo mu nzu, agiye kujyana nawe mu kazi kawe, agiye kujyana nawe mu rusawe. Hari ibintu asubije ibitakwifurizaga ibyiza arabihejeje, imbaraga zaguhigaga arazihejeje, byari byaraguhagurukiye arabihejeje, byari bigutesha agaciro arabihejeje. Yinjiranye nawe, Yesu yinjiranye nawe muri Dekota Zebone Mayasi Eda. Yesu yinjiranye nawe mu rugo rwa Satani yigabije. Yesu yinjiranye nawe mu byagari waraburi ubuzima. Yesu yinjiranye nawe muri diporome yawe, yinjiranye nawe. Yesu yinjiranye
imbaraga senye turagushimiye numva dekota razihera umuhesha Imana itanze umuhesha wo kugira ngo aguheshe ibyawe. Shitani yari yarabikunyaze ariko byakire mu izina rya Yesu. Imana itanze umuhesha wa mama we wo kugira ngo uhabwe ibisago. Mwabagabo mwakira umuhesha wo kugira ngo abarinde ibisago n'amakuru. Mwabasore mwakira umuhesha wo kugira ngo mudatera inda abakobwa. Mwabakobwa mwakira umuhesha wo kugira ngo mudatwara inda z'ibigendaro. Mwababyeyi mwakira umuhesha kugira ngo mudasenya ingo zanyu. Mwabahanuzi mwakira umuhesha wo kubakoresha ibintu bikomeye. Mwabaririmbyi mwakira umuhesha wo gukomeza mwakira umuhesha wo kugira ngo mukomeze muririmbe. Mwabacurane mwakira umuhesha wo kugira ngo mwakire ubuzima. Mwakira umuhesha mwababyeyi mwe. Mwakira umuhesha mwabagabo mwe. Mwakira umuhesha mwabasore mwe. Komera Imana amashyi tugiye gusenga.